Ntugahane ikiganza n'umuntu igihe wicaye, ahubwo haguruka umuramutse. Mbahaye ikaze nshuti bakunzi ba wa muyoboro wacu wa YouTube channel, ndabakunda cyane. Uyu munsi ndagarutse ngo tuganire ku migirire imwe n'imwe abantu batakunda kuvuga ariko ikwiye kwimakazwa mu muco w'abantu cyangwa se w'abanyarwanda. Reka turebere hamwe imigirire cyangwa imico ikwiye kwimakazwa mu buzima bwacu tubamo bwa buri munsi. Ntugahane ikiganza n'umuntu igihe wicaye, ahubwo haguruka umuramutse. Ntukavuge nabi amafunguro ku meza, cyane cyane igihe uri umushyitsi, kuko byaguteza indi sura cyangwa se ikindi gisebo. Ntukarye igice cya nyuma cy'ibiribwa igihe atari wowe wakiguze. Rengera abakiri inyuma kandi wubahe abo muri ku rwego rumwe. Mu guciririkanya cyangwa se mu mishyikirano, ntukaba ari wowe utanga icyifuzo cya mbere. Ntukakire indabo ku kazi utakoze. Ambara neza iteka aho waba ugiye hose, ibyo waba urimo byose. Ibi bizaguhesha agaciro ndetse n'aho uzaba uri hose. Vuga ukuri, vuga ibyo utekereza kandi urinde ijambo ryawe. Aza byinshi kurusha ibisubizo utanga. Amagambo mabi uyarekera abatararezwe neza cyangwa se abafite imyitwarire itari myiza. Irinde kurambika telefone ku meza igihe uri gufata ifunguro hamwe n'abandi, ahubwo yishyire mu mufuka, nibiba byiza uyishyire no muri se cyangwa muri bucece. Tega neza amatwi wumve, umwenyure kandi mbere na mbere urebe mu maso h'uwo muganira. Bizamwereka ko wamuhaye agaciro. Niba utatumiwe ahantu, ntukabaze ngo nanjye nze. Ntugasabirize urukundo cyangwa umubano, kandi ntukingingire umuntu kugukunda. Niba ufite igikundiro, azibwiriza agukunde utagombye kubimuhingamo. Iyi yari imigirire itavugwa ariko dukwiye kwimakaza mu muco wacu cyangwa se mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko nanone ntitwakwirengagiza ko hari ibintu bikomeye imyaka cyangwa ibihe bigenda bitwigisha. Nabyo reka tubivuge. Inshuti zawe niyo mwaba mukundana bikomeye gute, igihe kizagera uyoberwa aho zarengeye. Ubucuti bukomeye kurusha ubundi bwose ku isi ni ubwo ufitanye nawe ubwawe. Inshuti yawe nyayo ni wowe ubwawe. Ingufu n'umuhate ushyira mu kazi nta n'umwe biraza ishinga. Ikikureba ni umusaruro gusa uzatanga. Kwibabariza umutima no gutsindwa ni ibintu bibaho bisanzwe mu buzima. Ntibikagutere guhagarara k'umutima cyane. Nta hantu heza haruta mu rugo iwawe. Jya ukora ibishoboka byose ngo ariho ubanza kugira neza kurusha ahandi hose. Umuryango wawe hamwe n'amafaranga ni iby'agaciro katagereranywa. Igitabo cyo gusoma ni inshuti nyayo ya muntu mu buzima bwa buri munsi. Bityo rero aho uzaba hose ntukabure igitabo cyo gusoma. Imyitozo ngororamubiri igabanya umujagararo cyangwa se stress. Bityo rero mu buzima bwa buri munsi jya ugerageza nibura ku munsi ubona iminota 30 yo kuba wagorora umubiri. Guta igihe wicuza cyangwa uganya ntacyo biteze kuzakumarira cyangwa se kukugezaho. Ikintu ushaka gikomeye uyu munsi gishobora kutazaba ari cyo kikubereye ejo.
Ibihe bigenda bihindagurika, icyo ushaka uyu munsi ejo kizahinduka ukenera ikindi. Ibyemezo ufata nibyo bigena uko ubuzima bwawe bumera, ukabeshyera amahirwe cyangwa se ibyago. Imyaka yawe yo mu bwana ni igihe cy'agaciro karenze akazahabu mu buzima bwawe. Jya ubyibuka kandi ubizirikane, bizagufasha kumenya niba warahindutse mu mikurire yawe. Bavandimwe, ibiganiro nk'ibi kandi bitwubaka nakagaruka. Ndabakunda cyane. Ciao.